mwitwara nk'ibisambo, mwitwara nk'abasahuzi, mwitwara nk'abangizi, mwica ibyo mushaka kugira ngo insanganyamatsiko yacu rero turi kuvuga ku bijyanye n'uko abanyamakuru bijanditse mu mupira w'amaguru bakawuzonga ndetse bakazonga n'amakipe muri rusange. Mu kanya tujye impaka tuti n'ubuyobozi bw'amakipe bubigiramo uruhare. Mise ntekereza abayobozi baguze abanyamakuru baciye agahigo mu kugura abanyamakuru. Umuntu wa mbere ni Juvenal Mvugiye waguze abanyamakuru arabagura pe arabagura arongera arabagura. Ariko nundi nanone uri guca agahigo ni chairman w'ikipe ya APR. Ya hanyuma Leonidas na mutangazaji munyemerere uretse gato ku murongo wa telefone. Turi kumwe na president w'ikipe ya Gasogi akabana n'umuyobozi w'igitangazamakuru Kakoza Nkuriza Charles. Tumuhe ikaze mu kiganiro. Kensi mwaramutse neza cyane. Mwaramutse. Tugwaye ikaze ku Isibo FM 98 ibice 7. Murakoze. Twari mu kiganiro ahanini ndi kumwe na Leonidas Mutangazaji ndetse na Shimye Joseph na Migambi Gerard nk'aba sesenguzi bari kudufasha ku ngingo tuganira aho twibaza ku ruhare rw'itangazamakuru rya siporo by'umwihariko tuba specific ahanini mu myubakire cyangwa se icyo ryaba rifasha mu kubaka amakipe ariko no kuyasenya ariko tunibaza niba koko ritaba riyasenya. Kensi natangira nkubaza umuyobozi w'ikipe ukaba n'umuyobozi w'igitangazamakuru, ese ubona uyu munsi itangazamakuru rya siporo umurongo ririmo wubaka amakipe cyangwa pourcentage nini niyasenya, aho bamwe bibaza usanga umunyamakuru yarafashe uruhande, umunyamakuru afite ikipe afana, abanyamakuru baricara bagapfa, indege ikipe itabasohokanye n'ibindi byinshi ukurikira. Ni itangazamakuru rya siporo ubona gute mu ibyo byo gufasha ikipe nyako Kensi? Urashaka ko mbabwiza ukuri cyangwa urashaka ngo ukuri ijana ku ijana? Ukuri ijana ku ijana. Yego kuryana turagushaka. Mbere na mbere nabanje kwandikira Mutangazaji mubwira nti ubundi murashaka hiki ko ari mwebwe muri mu kwivuga. Ndavuga ni cyambere Mutangazaji uri umufana cyangwa se uri umuvumbyi wo muri APR. Ndabyemera rwose. Nkurikizaho uwitwa Leonidas ko ari umwangizi akaba n'umushukanyi wo muri Kiyovu. Ndaza ngaruka kuri wowe, urabizi ko sizi ukomeza ahubwo birenze uri umupropagandiste muri Rayon Sport. Kugeza n'ahantu mushobora kubeshya abafana mukababeshya abakinnyi b'ibitangaza bamwe batanashobora no kuba bahagara mu kibuga ngo bafunge baro. Rero reka mpera aho ngaho biragaragara ko mwebwe muri abangizi cyane, ariko bamwe muri mwe ariko yego cyangwa abenshi muri mwe, kuko hari abantu namubwiye nti rest in peace true journalism or professional journalism. Ndanavuga ngo Meyi Kajugiro Sebarindazi soul rest in peace nako Rwakana Gaspard Prito na Kajugiro bose na Kajugiro ndavuga nti umwuka cyangwa roho ya Rwakana Gaspard Uwiteka ituza ahantu hatagatifu. Nashaka kuvuga ikirere bivuga yuko duheruka kumva siporo ishobora gufasha ekipe mu gihe cya nyakwigendera, ndetse na bagenzi be bakoranaga batari bafite n'amikoro nk'ayo mufite, ariko bari bakunze ibyo bakora. Mwebwe rero mwitwara nk'ibisambo, mwitwara nk'abasahuzi, mwitwara nk'abangizi, mwica ibyo mushaka kugira ngo kubera inyungu zanyu mugahotora ibyo mwakabaye mufasha mukabeshya rubanda. Ndashaka nkubwira ko mfite agahinda, murababaye cyane. Mundeke mvuge nimwe mwambaye ijambo. Yego rwose. Newa gahinda n'uburyo ibintu mubyishe amakipe muhera kuri buri munsi, nta makuru akibaho, habaho gusenya gusa. Buri byo mukora buri munsi ndibaza eske muri football analysts muri informinga muri abanyamakuru mubwira abantu amakuru, cyangwa se muri abantu muza gushepinga agenda iri negative? Mwirirwa museka ngo amakipe ntiyujuje, ngo ya Kigali na polisi ngo stade iriho ubusa, ariko muzi uburozi muzinduka mupika mu matwi y'abakuzi umupira w'amaguru, mubangisha amakipe muyasenya, muri mu nyungu z'amakipe amwe nabo. Reka mbabwire kugeza uno munsi murahemukira n'izo kipe mwitwa ko mufana. Ndavuga ubwo izo muha ibyubahiro birengeje, mukanazibeshya mukabeshya n'ibitariho, izo mwirirwa mupfa ibyo mupfa murabizi, urabyumva.
kugira ngo mujyeyo mubone akaryo. Ndatekereza ko ibyo bintu ubwabyo biteye agahinda, mwishe umupira ku rwego mutarabona. Nanjye ubwanjye arigenda nicara nkumva ndababaye, nkavuga ariko si urubuga rw'imikino ndukureho mbigenze gute, ariko nkaceceka. Ariko reka nongere ko ni n'ikibazo ndi bushyire mbere na mbere kuri minisiteri ya siporo itakora icyo bita communication agenda mu buryo bwo guteza imbere siporo, ikemera ko mwirwa muyitoberamo agenda ikora mukirwa mubyica ibintu mukabigira isupu n'igikoma kivanzamo n'ibindi bintu ntazi. noneho rekaze ngaruke n'ahandi. Birababaje, biteye isoni n'agahinda ibyo mukora. Mushobora kuba mutabizi, ariko muzi ko abana bavuka bari mu kubumva bazakura banga umupira, bazakura bazi ko umupira nta kirimo, bazakura bazi yuko buri ibintu byose murabyita. Nta n'ikipe yanavuka ngo izagira abafana. Niba mushobora gufata umunsi wose mukirwa mutuka Gasogi, mugafata umunsi wose mukirwa mutuka AS Kigali, mugafata umunsi wose mukirwa mutuka polisi, mugafata umunsi wose mukirwa mutuka Viziyo, mugatuka Amagaju, mukajya kuri Kiyovu, mugakora iki. Ariko se uko niko kubaka uwo mupira ko bizagira n'ahantu ahubwo sibyo bikagira n'ahantu abantu ubwo bakabasanga muri studio bakabiyamo kubera kubabeshya. Reka ngaruke ku kindi. Natwe banyiri bitangazamakuru n'ihuriro ryacu MOF dufite ibibazo bikomeye. Ntabwo twakwemera amarorerwa ko akorerwa kuri media, dufite ububasha tunayobora. None ngereka mbivuge, natwe ubwacu turi mufatanyabikorwa banyu kugeza naho no muri media y'igihugu bidogera, no mu gitangazamakuru cy'igihugu bidogera. Ejo bundi nibwo navugaga ko mukoresha imvugo zirimo rasisme, mutangira kwita abanyamahanga ngo ni amajigo. Nabiciye hano iwanjye, ariko ndakora n'ubuvugizi ku buryo n'ahandi bicika izo mvugo nyandagazi, sibyo? Uyu munsi wa none ni mwebwe mushaka kugurisha abakinnyi, ni mwebwe mushaka kugena ibyo mukora mu ekipe, ni mwebwe mushaka. Uyu munsi wa none inda nini imaze gusumba professionalism. Get back to your senses. Murakoze. None nyakubahwa Kenisi, twavugaga umuturage usanzwe, umuturage perezida w'ikipe n'uwo kubahwa. Muyobozi, ntabwo mwebwe abayobozi uyu munsi nibwo bajya kunyubaha. Ndakubaha cyane. Perezida, ntabwo abayobozi b'amakipe mugira uruhare namwe mu kuba mugura abo banyamakuru cyangwa mutugura mugatuma natwe nyine namwe rwanda none natwe twivuge. Dufite ibibazo, natwe turi abafatanyabikorwa banakomeye mu kwangiza ibi bintu. Iyo wumva umuntu atinyuka kuvuga ubusa ukamushyigikira nawe uti sha urakagabo sha komeza wenyegeze, urimo urubaka ibiki? Uyu munsi wa none amakipe ayobowe n'abaperezida badakunda umupira, ahubwo afite utundi tuhige na agenda mwirwa mubakandira utunyenyeri. Uyu munsi wa none hari ikibazo kirimo gikomeye. Ngiye ntekereza yuko nisabira minisiteri ku bufatanye wenda na ligue, ku bufatanye na federasiyo, ko bakwiriye kuduhamagara twashaka tukagira umwiherero twese tukavuga tutereka ibintu turimo n'ibiki, ko ibintu bimaze kugera ahantu habi. Ndaguha urugero rwa hafi, buriya nk'uyu munsi wa none sibyo, nk'abantu mwe muzi usibye ko abaperezida b'amakipe batazi uburenganzira bwabo, muzi ko buri munsi mwazajya mwirirwa muri mwitaba muri mu nkiko, muri damage ntuza repair n'ibindi nk'ibyo, kuko ibyo muvuga byose 99% bigize ibyaha. Twebwe rero nk'abaperezida b'amakipe turi abantu b'abafatanyabikorwa mu mugambi mubisha wo kurimbura football no kwica siporo. Joseph, hari icyo avuga na Leonidas yarakomojeho cyo kuvuga ngo nimwe wenda mugura abanyamakuru. Perezida, ibyo abayobozi b'abakipe baba babikora ku buryo ikiganiro abantu bashobora kugicamo kabiri mu yindi kipe bakamwakira abatukaga. Tuvuge wavuze uti mutangazaje uraperi wowe Vostinyo sinukuba nisiga nirangi Leonidas, abantu iyo kipe kuki yo iha uwo mwanya uwo muntu? Kuki umuperezida w'ikipe yemerera uwo muntu? Kagere ku ngingo, mwakoze akantu kameze nk'iterabwoba muri ya negative agenda setting bamwe muri mwe mufite, mukabanza mugapompa umuperezida, mukamuhata, mukamusebya, mukamutwika, mukagera nuko byambara imbere umuntu w'Imana, kubera harimo abanyabwoba. Reka twese ntabwo turi abantu bakoze muri mahogane, harimo abakoze mu bikenyeri, sibyo? Bakagira ubwo bakavuga ati disi noneho Leonidas arasinduka dushyira ku cyokezo, noneho Faustin aradutwika, Sekaryongo atumerera nabi. Bagatangira batari ko mwajya mukareba Sekaryongo wenda
mukareba uburyo mubiringaniza reka mvuge nka Leonidas ubwo rero mumaze gukora ikintu kimeze nk'iterabwoba na chantage aribyo bita blackmailing bantu disi kubera intege nke no kuvuga bagahita baza bagatangira kwigura nuko batangira rero babazana mugatangira kubakora mu mufuka muri abana bamwe muri mwe umuti perezida uko uvuze inzego bireba harimo abanyamakuru twebwe natwe niyo mpamvu twashyizeho iyi ngingo kugira ngo twikosore reka twikomatanye ni twese kwisabira minisitiri abishoboye pe yaduhamagaza twese tukicara yewe nabo mu bitangazamakuru bakaza tukareba icyo twaramira hakiri kare n'ubundi tugiye kubiba urwango tugiye kubiba ibintu bibi turimo turakora ishyano ibi ngibi birababaje. Kenshi reka tugushimire ku mwanya reka kumubaza nk'umuti yaduha nawe ugira ngo oya perezida twemeye nge nihanye by'umwihariko twavuze tuti turihana Kenshi urakoze cyane ubiciyemo neza arakoze cyane perezida kutwunganira Migambi ngira ngo kugira ngo tutaza no kubafata igihe kinini n'ubundi bwo turahita duterurira aho ngaho ho kureba umuti uraba w'ibibazo twagiye tubyidantifiya twanze kuvuga amazina abanyamakuru rwose amakosa ni menshi tujye tubwizanye ukuri abo wabyize abo utarabyize uyu munsi bose bayobotse niba twavuze tuti byageze no mu biryo kavuga ngo wowe ngo mutangazaji ngo yagiye kurya ishorongi ngo arwaye ishorongi kanaka nawe ati uyu noneho atanga abakobwa ati Faustinho nawe muri Rayon Sport ukora ibi Leonidas nawe muri Kiyovu ati wenda hari buryo wangaga runaka n'urugero ubwo ibyo byose urumva icyasha kiri ku itangazamakuru ariko Migambi Kenisa bivuze neza ndihana ariko nanone ntibibuza ko oya buryo wihana ntabwo wongeraho ibyo iyo wongeye banze wihane wenyine aho kugira utegereza abandi nabo ntibazagenda ibyo nakora yaje nihanye ariko nanone ntibibuza ko wavuga ibibazo uko biri none se iyo Kiyovu wari ukomojeho ubu ntiri kugigagurana na FIFA kandi kubera ibibazo byatejwe n'uwayiyoboraga ibyo nanone ntibikuraho ko umuntu yavugisha erega ndewe ariko rero hari ibyo dukwiye kugabanya byinshi rwose ibyo byo kwinjira mu makipe niba uri umunyamakuru saba akazi uvuga uti nabyemeje umwuga nkuvuyemo ngiye gukomanga muri Gasogi bahamagaza akazi muri ikiganiro cya Gasogi uneya wenda umwanya wa Gasogi oya itangazamakuru ryabaye turufungo yo ku tarabita gutera nicyo ngicyo Kenisa asorejeho cy'igikangisho avuga uti ngiye kugira ngo uyu muntu azankoreshe cyangwa dukorane oya kugira ngo ati ntajya mvugisha ntanansuhuza reka manze mugabeho bombe mukubite agatwaro ejo azampamagara cyangwa se umunyamakuru umuntu w'umuyobozi akavuga ati kugira ngo runaka bujya muri APR uyu muntu atuvuga nabi reka tujye kumuramutsa tubiringanize wamugana nkuko nkunda kubivuga azajya tugenza make arabu wacu Migambi ngira ngo turimo turashaka umuti nta n'ikindi nuko buri muntu wese ibintu ikibazo iyo kiriho uwo kireba yumva yuko abanza ku mbere yo kugisaba ko mugenzi wawe ari ugikemura nawe ubanza ukakikemuraho nkuko ni namwe mwana ko utangije iki kiganiro ni namwe mwabana buriya nge nshima umuntu ubundi gukosa ni kamere muntu ahubwo ikibi nuhoraho unuhozaho buri munsi usubira mu ikosa wakoze ejo usubira mu ikosa wakoze ejo kuba rero natangira nshimira isibo iri tsinda ry'abanyamakuru mwabanje no kwemera icyaha buriya umuntu yemera icyaha mbere y'uko abanyarwanda nibo babivuga ngo mbere iyo ujya gukiza indwara urayirata ubwanyu mwabanje kwemera ko muri abanyamakosa natwe tuba abanyamupira twemere ko turi abanyamakosa abanyamakipe wenda nubwo nta kipe nyoboye ariko twagiye tuzibana hafi buriya niyo umuyobozi unamugiriye inama nk'ubu nkaba nabwira Joseph rega buri uzagenda no kuza muri na deba nawo butaha zafite ibyo azagenda abwira abagenzi bati mwakosoye ibiko bigaragara ko uzagende nturebe mutangazaji burya nanjye mba n'umufatanya cyaha abantu nitwumve yuko tube twemere icyaha ikosa ribikosa ikiza kibe kiza we gushakira yuko ikosa bajya kurisiga amavuta kugira ngo rize ngo ariko urabona iyo urabona tuyihorere niba koko hari n'ikindi kintu kimwe nk'ubu mushuka amakipe namwe cyane itangazamakuru buri munsi ntimukarebere yuko umupira ari ikintu abantu 11 bajya mu kibuga gusa hari
nk'ubu wenda twazagira n'undi mwanya w'iyo deba yo kuzaganiraho nk'ubu hari ukuntu amakipe mushaka kwabaho ni ikintu narumaritse mushaka kwabaho ariko mutabanje kureba ubundi acyakeneye cyo kugira ngo abe kuriya ariho we muravuga ngo dushaka kagenda mu bitekerezo dushaka byacu umupira ngo dore ngo ikipe nka Yanga ngo umwaka ushize ngo cyangwa mu myaka ishize ngo Rayon Sport yarayitsindaga ariko muri yibagiza ko n'igihugu nka Tanzania ntago kingana n'u Rwanda popularite ntago bingana nubwo ushobora no kwinjira niyo pouvoir idashaye umuturage ugasanga wenda ningana hari ibintu byinshi biribaho ku buryo ikipe igomba kubiriho nk'ubu murazi umwaka ushize hari ikintu narumaritse ukiraho miga urakomerezaho giye ahubwo none bisabe rwose muzadutumira aha ngaha tuza kuganira kuri za strategy n'uburyo amakipe abaho ahandi kuko turabizi turabibona avuze ikintu cya pouvoir d'achat kuki mu Rwanda uruganda natanga urugero serusuko rwamamaza tuvuge nka Simerwa n'urugero itamamaza ngo izifata ikipe nka Kiyovu cyangwa AS Kigali tuyamamaze nuko usanga inganda zacu hano inyinshi production yazo ntibahaza isoko ubwabyo nukuvuga ntibahaza isoko so bakavuga ngo ndamamaziririza ikiko nibyo mfite ntahaza isoko hari hanze cyo ni kimwe akenshi inganda zacu zifite na monopole yego ni monopole ni mpamvu nawe ntawe zanganye icya kabiri noneho aranakubwira ngo mwebwe uwo mupira wanyu ninkuzamo ari amaradiyo yirirwa tukana nitutayama ni nkwamamaza uri ikipe y'umupira w'amaguru radio runaka ikansaba ko nayo nza kwamamaza kuri radio singeyo ubwo no kuvuga ngo ntabwo bazasebya produit yanjye kubera ko ntagiye kwamamaza harimo ibintu byinshi cyangwa se ya kipe ni nayamamazamo batayikunda nibaza yabasubye na produit yanjye byose urumva harimo ibintu byinshi twazabiganiraho n'ikiganiro kindi kubera ko n'ubu ndagenda ku kintu nagiye umwaka ushize ni ikintu narumaritse habaye amakipe 3 yagize ikibazo cyo kumara nk'icyumweru atitoza kubera ibibazo by'amafaranga buri bundi mukuri nta nubwo wahita wibanza kuzibwira ngo ni mugoroba abakinnyi ngo bakaze ngo ahubwo banze ubone icyo kibazo urabona ko zifite ikibazo cy'amafaranga hari ikibazo cyo mikoro hari ikibazo aho kuziya ngo uzi banze kujya kwipasa muremure ahubwo nibanze zishake krize nko Barisa nagwa yibwira ngo igure umukinnyi w'igihangange nayo migambi yarabikomoje wenda ku banyamakuru ushaka kugereranya n'ibya Tanzania cyangwa by'ahandi ngo nka Manchester ngo kwibayeho ngo kuko Rayon Sport itabaho gutyo ibyo rero nibyo mvuga niyo mpamvu nitangazamakuru narigarukagaho akenshi rero impamvu umuntu abizijyanamo ngo ni ukugira ngo muzazane n'abakinnyi mugurishemo nimuzigishe uburyo nimwigishe nako munatwigishe twese twige nk'uko mu mahame yanyu y'itangazamakuru harimo kwigisha hakabamo no gutanga amakuru mutwigishe twige tuvaho turi wenda tugere imbere ariko mwe kutuyobya nembo ikintu kiriho wowe wifata nanjye ubwo namwe ba Joseph ubwo turi gutanga wa mugani n'umuti byaje namwe ba Joseph bayobozi b'amakipe mureka kutugura ntabwo twiguri turigurisha tutaragera kuri icyo reka mbabwire ikindi kibazo gikomeye cyane kiri mu itangazamakuru rya siporo ubundi nta munyamakuru ujya mu kiganiro atateguye ikiganiro noneho rero ubu bisigaye ari iki baricara hariya kuri WhatsApp bakandikirana ngo turaza kuvuga kuri izi ngingo nabwo iyo hari uwabitekereje barangiza bakaza bahagera kubera ko za ngingo n'utuntu dukeya ntibateguye ntibasomye ntibagize iki ntabwo mfite page runaka bagasa n'abari mu kabari ugasanga ikiganiro nirigara ni kwa kundi umuntu avuga abantu basanga bari ku gisoro bataziranye muri Esperanza bari kwimura iryo kosa rikomeye cyane ryo ariko ndishyira cyane ku buyobozi bw'igitangazamakuru kuko abayobozi bw'igitangazamakuru niba umunyamakuru atateguye inkuru ari buze kubwira abantu yageraho agatangira kuvuga ibyo yarose n'ibyo yabonye ibyiyumviro urumva abatota kunda ibintu byose agatangira kurunda aho ngaho agatangira ati kanaka ati burya fiance we n'uyu ati ariko bamuciye umugongo ati fite n'undi mu gatenga ati fite n'undi ukajya muri vie prive z'abantu ugatangira ukavuga uriya mukinnyi ntara batatu aho yakavuze ariko twahise dukora 11 y'abasire kuri iki ngiki
ibirenze ingingo yizanye. ngo ni ingingo yizanye ibirenze 80% by'ibi bitangazamakuru bya siporo bose niko bakora ntizizana ngo akantu wari uvuze ngo agahita ariko ngo tujye dupanga urumva ugasanga abantu ntibateguye ubundi aba chief editor sinzi niba bakibaho ngo bagende bavuge bati ni ikibazo rero gikomeye ariko hari umuyobozi w'ikiganiro ibyo aribyo byose ubwo ko mwicaye ha muri batatu hari umuyobozi yakaba ari ushyiraho yagombye kubatanza umurongo mukavuga muti turahera ku makuru yo mu Rwanda inkuru zihari n'izihe mu makipe zihari n'izi nituhava turajya muri Afurika turavuga kuri ibi n'ibi nituhava turajya ahangaha ndakubwiza ukuri ngo aho niwe utazumva ryakosa umuntu akubwira ati reka tujye muri Kiyovu aravugamo ibi ariko wahera muri Reyo ngo wahera hari ngo ntago baraza ngo mube bategere ngo muze ngo mukanya ngo ntago baraza ngo twe tuyimuyongiye nkavuga ngo rero turajyana kuri isaha jewe reka tugane ku muti mbabwire icyo ntekereza kandi n'inzego z'ubuyobozi byumve ndabizi igihe byari bikomeye mu bitangazamakuru kandi nahereyeho bavugaga ngo mu nyangire yahindutse mu nyandikire hari ibinyamakuru singiye kubivuga amazina byinshi byanahagaritswe icyo gihe kubera ko byari bigeze ahantu abaminisitiri beguzwa nuko abanyamakuru babanditse murabyibuka kera muri bya binyamakuru abana babaga bacuruza ugasanga kuri page y'imbere hariho amafoto y'abaminisitiri hariho abajenerali hariho ibiki hariho bavuga wajya gushaka inkuru imbere ukayibura bati generale kanaka byageze uzajya kuri cano uzasanga byacitse Joseph avuze ibi so ibyo rero icyo gihe cyarageze inzego z'ubuyobozi bw'igihugu ziravuga ziti stop ibi ntabwo tugomba gukomeza kubirebera uyu munsi RGB iri mu matorero n'amadini rimwe iragira hari naho bari gusenya rwose n'izigomba gusenywa zirahari ntekereza ko RGB kuko niyo nawe jyewe nawe izishyire imiyoborere igomba RGB rwose jyewe ndabisabye kandi hari n'izindi nzego abantu bagenda bahuriramo RGB igomba gutunga itoroshi mu itangazamakuru cyane cyane rya siporo kuko yaritunze mu nsengero oya si ukubatera ubwoba kuko RGB igomba guhaguruka ikaza igakurikirana ikareba ibyo bintu byose ikananyuza mu kayunguruzo reka mbabwize ukuri iki gitangazamakuru bashobora kuvuga bati mu gihe tukireba ibibazo byanyu habe hakora izindi porogaramu bya siporo ariko Joseph utekereza se inarinyuze no muri ayo makipe kuko turabyemera nabo batanga amafaranga turabyemera rwose kandi burya bijya kurisha ihera ku rugo bashatse bahera mu makipe ariko itangazamakuru ryo riteje ikibazo gikomeye cyane ariko se mwari mwagiye ku murongo reka mbabwire twajya ku murongo oya reka mbabwire ukuri mwamaze kurenga urubibi kurenga imbibi ni ukuvuga ngo mwaratandukiriye mugeze ahantu ntaza narigiye kuvuga ikintu gikomeye ariko reka nkihorere ariko icyo mvuga inzego z'ubuyobozi zigomba kubihagurukira ariko natwe twirebeho noneho abayobozi b'amakipe ni gute umuyobozi w'ikipe yumva agomba kugira abanyamakuru be mvuge ngo be agendana ku mufuka ku buryo niyo agiranye ikibazo na mugenzi we ababwira ni nko gushumuriza ngo mufaturiye ugasanga abantu bari mu bintu bitagira aho biva bitagira aho bigera reka mbabwira twagize amahirwe umukuru w'igihugu n'ubuyobozi bafatanyije batwubakira ibikorwa remezo ariko birababaje uyu munsi niba turi kuvuga ibi nonaha ejo cyangwa ejo bundi tuzinjira muri stade regionale hariya Pele Stadium twageramo twahuye na polisi hakaza abantu 50 nabo batishyuye harimo abanyamakuru harimo n'abandi bantu bangaye ejo nzifuza kujya gukinira muri stade Amahoro abafana bazaza bahamagawe nande ni mwebwe mwakagombye kugira uruhare rukomeye cyane kugira ngo abafana baze ariko nimwe mugira uruhare rukomeye rwo kuvuga reka mugiye kureba iki se hahise irabereye iki polisi iri reka abantu se baba uretse gato Joseph nguce mu ijambo gato hari abayobozi b'amakipe nabo bakoze amakosa banafatanya nabo banyamakuru bakagura abakinnyi badashoboye ntunakurura abantu ku kibuga nibyo nakubwiye ariko natangiye kubwira cyangwa ufite abanyamakuru babiri ukoresha kandi bakavuga bati none se ko bafite radio yabo bahisemo ikiganiro bahisemo urumva rero ikibazo aho kiri byahindutse amashyaka amakipe afite amaradiyo
ba nyiri ibitangazamakuru bakabirebera. Ubwo ndavuga impande eshatu, Nabo twaba- hari abanyamakuru, hari abayobozi b'ibitangazamakuru n'abayobozi b'amakipe. Buri rwego rwagombye. Kenshi yavuze ikintu gikomeye buriya nuko mutacyumvise neza. Yavuze ati ariko kuki abantu batahamagarwa bakicara hamwe, kandi RGB yabikora, minisiteri yabikora, guhamagara abanyiri ibitangazamakuru, bagahamagara abayobozi b'amakipe, bagahamagara abanyamakuru mvuga bayoboye abandi ku bitangazamakuru, bakababwira bati dore rero umurongo n'uyu, kandi uyu murongo uzawurengaho Joseph vuga RGB nibijemo, iyo minisiteri ikazamo, izo nzego z'amashyirahamwe zikazamo, amakipe nayo akazamo, hakaza noneho n'abayobozi b'amaradiyo, ariko bakajyana n'abayobozi b'ibiganiro. ubusambo bwacika, Urumva? Abantu bakaganira ku cyerekeye no kurandura bwacika koko. ariko se kandi izo nzego zose ubundi mbere y'uko ntitwaba tunavuna ubuyobozi bwacu, ubundi twebwe abantu bo bireba kuki abantu bati abantu Miga itangazamakuru yasabye minisitiri, ubuyobozi ukabona nabwo nibwo umwenterevira ngo mubutabare, ubona ko wenda atari ko babishaka bo. nanjye ngiye kukubaza ubundi none nabyo twibyibaza. minisitiri we banze shiro mikoro. minisitiri usebya kuki atakureka nyine nyewe niba atuje akabireka, nuko siporo yakiriye gutya. none mutangaza urashaka kurega umusebeje afite ibimenyetso. ariko nanone hari ibiba migambi twese tubona muri iyi siporo, umuntu akoramo mushobora kubyita ko ari ugusebya, n'ibyo Faustin yavugaga. wowe ikipe yaguze abakinnyi babi nta kigenda, uretse uvuga ko perezida yayibye amafaranga, cyangwa se uri directeur muri minisiteri hari kosa runaka wakoze. reka arangize. Joseph ari gushaka nko kunshuka, niba ariko nabyita ngo ngende mvuge ngo rubanda nimuze dore umukino urabukomeye, bagera bagasanga nta kirimo. ese ubundi Leonida ubwirwa n'iki ko yaguze abakinnyi wenda ari ubushobozi basanze nta kirimo se Leonida, nta participation ubukoze. Ubu bakundishije umupira, reka nkubwire, ubu mwari muzi ko hari ahantu imipira y'utugari cyangwa amasegiteri yaba abantu barupigapiga igira abafana kurusha ama equipe professionnelle, kandi twinjectamo ngo yazajye mu murenge. kubera iki? Sibyo se nyine nkubwira, mwebwe urwo uvuze utyo abafana bakaza, utagira ngo ntubukoze ikintu gikomeye, kandi neje azagaruka nuko bakundisha umupira. Naho ubu ngubu ikintu cyitwa umupira w'amaguru rwose abantu basigaye baza ari babandi. Reka nkubwire, hari abantu nzi baza mu mupira kuri buri match kubera ko ni passion. Hakaba n'abandi bawucitseho kandi bawuciweho n'itangazamakuru. N'itangazamakuru bivuga rero ni dasi n'abiburayi kera migambi arabizi, hari abareba byo mu Rwanda n'abareba byo burayi, ariko uzi ko nabo bamaze kubicika kubera kumva izo radio, akavuga ati Manchester yanjye yarapfuye burundu, ukumva uri kumupetera mu Manchester urya yapfuye, bikarangira nayo ayivuyemo burundu. Rega hari ikintu Joseph buri yakomojeho gikomeye, kuvuga ko abakinnyi ari babi. Ubundi wowe Ron Dasi se wowe ugomba kuvuga uti hari match yaheze Kigali na polisi, uwagiye inkorokoro zaguzwe ntabwo ari inkorokoro. ese urazogereza ikipe yatsindwa 2-3-4. aha iyo buryo ikipe yatsinzwe n'ubundi beneyo aribo bakunzi bayo cyangwa abafana bayo ni nabo babana. ariko Miga akamaro k'umunyamakuru nawe no kwicara akabwira abakunzi b'iyo kipe banza wumve abatarageze kuri match ikipe yatsinzwe mu buri buryo. umunyamakuru arabivuga akavuga ati mwebwe ntabwo arebye Rayon Sport wenda namukura, impamvu Rayon Sport yatsinzwe byagaragaye ko abakinnyi wenda bamukura bashoboraga no kuwo munsi kuza ari bameze neza kurusha Rayon Sport. Ariko ujana no kuvuga uti banza nyumva abareye bari hasi batari ko wenda barusha ubushobozi. Match se niba mbi ku muntu. Ese Miga umunyamakuru ntabwo yemerewe kuvuga ko ikipe yaguze nabi? Arabyemerewe. Ashobora kuvuga ngewe uko ashobora kuvuga ati ko mbona cyane ko urega nta nubwo mwemeza ko ubundi yaguze nawe ubwirwa n'ikibuna amafaranga yamutanze ko batanabipiburi. Erega amakipe banza wumve waritaye se gute ko nta n'ibimenyetso werekana. Erega ni naho ubwo ni etike ipfira. Ubundi kuyatara waza byibuze ukavuga uti dore nimurebe iyi kontra. Ese ko uyu mukinnyi namwe wenda bamurebye akwiye miliyoni 100. Ariko bigumaho kuko wewe ndazi wenda umuntu yashaka kubwira ngo ariko buriya ngo Migambi urabizi ko yaguzwe miliyoni 100. Nawe ugahita ubitwarira. Miga ubundi ubwo busesenguzi reka mbabwire tujya n'inama. Ubusesenguzi bwo kuvuga ngo Rayon Sport uyu mwaka yaguze nabi ntabwo bwagombye gutangira na shampiyona, ahubwo bwagombye kuzakorwa shampiyona irangiye kuko ni evaluation cyangwa evaluation mi parcours. Saison tujyemo turangije phase n'urugero cyangwa hamaze gukinwa imikino 5.
wakwevariwa ukavuga uti muri iyi mikino 5 biragaragara ko Rayon Sport abakinnyi yaguze nta musaruro bari gutanga, naho gutangira kuvuga ngo yaguze nabi nta na match n'imwe barakina. Oya, ikibitera ni cya kintu mwavugaga, umuntu avuga ko Rayon Sport yaguze nabi iyo atabigizemo uruhare, kubera ko nyine abenshi nyine nkuko twabigarutseho abenshi ubusanga barinjiriye amakipe bakabamo ibisambo, igihe Rayon Sport itamuhaye umurimo akavuga ati ubwo Rayon Sport si yanjye yarapfapfanye nta kigenda cyayo, ariko igihe yaguraga yaremuhaye umurimo cyangwa se yaramugize ko ari we nawe ugomba kubigiramo uruhare, yaravuga ati Rayon Sport yaguze abakinnyi bakomeye cyane, akenshi bituruka kuri ubwo busambo nyine, kubera ko nta ruhare aba yaragize muri ibyo bintu. N'ibyo ngibyo navuga umuti ni uko turusoza na analize zikwiriye, amakuru mukayatanga uko akwiye, mukigisha nk'uko itangazamakuru ribisabwa. Abandi wenda burya umuntu wese ntabwo ari cyane ko buri Kenisi hari ijambo wenda yakoresheje, nubwo wenda abantu nabonye ryarahitinze rikagira umupira n'ubundi niwe yaravuze ati umupira ntabwo ubera mu cyumba imibonano mpuzabitsina. Oya, ariko nibyo ntabwo wihisha, nubwo yanabeshye ntabwo wajya kwihisha. none se wakwihisha? Ntabwo wakwihisha. Umupira barawuvuze yuko turi bujye kuri Stadium, wenda dushobora kurushanwa n'ubushobozi bwo kuwureba, bibaho umwe akaba afite hari ibyo wenda yabona undi atabona, ariko muri rusange ni ibintu bibera hariya. Mureke public nabajije, mureke nuko Joseph hari n'ikintu avuze, munigishe n'abantu no kugira patience. Ego ikipe uzi ko ikipe inganya ngo kabiri uti iyo kipe ntiyatwara igikombe, se nta kipe twabonye. Nago urugero byaranabaye no mu Rwanda, Rayon Sport muri 2013 yigeze kugira 0-9 ariko match 3 ariko byavuye yitwara igikombe. Ibyo rero mugende kwanza namwe n'ubwanyu, nubwo muvuga muri abanyamakuru banze munavuga, ariko siporo ubundi imirite namwe ubwanyu mbona na forma n'ubumenyi muri byo nabyo. Ariko Migambi niyo mpamvu mbwe nubwo yego twikubisemo twose tushaka kwihana, ariko namwe mecinyamo n'akantu k'iterabwoba, kuko ntabwo nuwambwira harabura icyumweru, hasigaye icyumweru kimwe ngo shampiyona itangire, ikipe nibwo igishyiraho umutoza ngo umuntu ngo avuge ngo yewe we ngo ndabona ngo ibintu ngo ukabishima. Oya, bya kubavugamo cyane ikiganiro nabo bihane nagiye mbona bavuga ati we wavuye muri iyi ujya muri iyi ngo nuwuheze barasoma ariko twebwe twavuze ko bavuze ati umunyamakuru wa mbere wiba amakipe ni Anta, ati naho ikibazo cyo ni rusange gifitwe n'ubuyobozi bw'amakipe butazi ibyo bakora, hanyuma n'ibitangazamakuru bitagendera ku mahame y'umwuga, ababikorera bazanamo ubuswa. Ono witwa Abuma TV Rwanda ni igitekerezo cyatanze. Uyu Nsabi yaremye reka bari we mbasorejeho Honest ati yo numvise abanyamakuru bubu nkabagereranya n'abakera nka Shyaka Clever n'abandi, numva narira cyangwa se abubu nkabarambika hasi nkabakubita ishyamba. Nisingizwe Chris ati Leonidas asaba imbabazi, uribuka ukuntu wavugaga ngo barampte na Dauda nabaswa atusaba imbabazi byazisabye. By'ingenzi nibyo gusa Leonidas icyo duhurizaho twemera amakosa menshi turayakora y'umwuga pe turayakora, ariko rwose ntibikwiye. Ni nayo mpamvu twakize iyi topic kugira ngo n'abagenda babyumva bikosora. Hanyuma Joseph hari ikintu Migambi yakomojeho avuga yego abanyamakuru ayo makosa ya etike abamo ntayindonye no gushaka amafaranga, ariko se Joseph uri mu buyobozi bw'ikipe, kuki abayobozi b'amakipe bo baha urwaho abo banyamakuru? Cyo nacyo tubanze tugitindeho. Yagikomojeho Migambi, kuki umuyobozi yitwaza abanyamakuru? Burya rimwe na rimwe haba hari abafite faiblesse. No kuvuga iki, iyo ukora ibintu utazi neza hari igihe wibeshya ko abo banyamakuru babizi kurusha uko wowe ubizi, noneho bigatuma uhora uvuga uti nintabaza mutangazaji ibi ubu ninkora ibi ejo azavuga ibi, nintabaza kana kibi ninkora ibi bizagenda gutya. Ariko iyo uri umuyobozi uri stable uzi neza ibyo ukora urabikora, ibisigaye ibikorwa bikivugira. Ntabwo jewe nemera ngo n'abayobozi babanza gukora za lobbying mediatique kugira ngo ibintu bye ari gukora bibone kujya hagaragara, ahubwo wowe urategura ugakora, ibisigaye abanyamakuru ahubwo bakaza bashaka amakuru ya byiza byagezweho cyangwa ku bibi byabaye bakubaza impamvu byabaye. Ndabaha urugero rworoshye cyane. Uyu munsi nari ndimo mvuga mu kanya ku bya YouTube,
hari ikipe mushobora kuva hano mushobora kumara icyumweru hano muvuga ku mupira w'amaguru muvuga icyicaro cya mbere mukarangiza icyumweru hari ikipe mutaravuga ni byinshi kabisa sibyo ariko kandi iyo kipe nayo hari amakuru ifite ariko hari ikipe ziba kondisiyona kuzivuga wabishaka utabishaka urayivuga bivuze iki niba ikipe iyoboye urutonde n'urugero nk'uyu munsi turi kuri juni ya kabiri ngira ngo tuyobowe na Gasogi uri oblige ntabwo ntushobora kuva muri studio uvuga kuri shampiyona utavuze kuri Gasogi nuko uri kugira gute hari ibyiza iri gukora icya kabiri gitanga amakuru noneho ni ibibi ikipe ya nyuma tuvuge urugero nk'uyu munsi vision niyo ya nyuma ku rutonde ni ya nyuma kandi hari ikipe zitarakina kubera umwenda w'ibitego igize ifite nabyo kuyivuga biroroshye ariko ziri hariya hagati ushobora kutazivuga ugacaho ukigendera so bisaba rero ko uburyo bwiza bwo guha amakuru abantu ni ugukora ibikorwa bibakonvenka bituma baza gushaka amakuru aho hantu kuko uyu munsi najyaga mbivuga kenshi ubu noneho ndongera mbisubiremo urugero nka AS Kigali igihe yasohokaga inshuro zose yasohotse wari kugira ute ngo utayivuga ntibishoboka waza mu kiganiro ntuvuge kuri AS Kigali kandi igiye ariko polisi yarasohotse ariko ushatse inkuru zazo nizo nkeya yego ariko icyo mvuga nayo ariko AS Kigali icyo gihe yarabotse abanyamakuru benshi nyuma ariko na polisi nubwo mutayivugaga ejo bundi mwaravugaga ko mwabuze amakuru yayo mwabaga muyivuze buriya nubwo wavuga uti polisi nta banyamakuru yatwaye n'uwo yagombaga gutwara witwara Bini Zakimani ariko iyo ni inkuru nayo ubu bivuze polisi bimenyekanye ko ariko yagiye Joseph ngewe reka nanjye ncomeka amakano kuki ahubwo mwebwe aho kujya gushaka abanyamakuru ukorera isibo Leonidas ukorera yavuze neza uburyo ko mwandikira uvuga ati dore byacu bimeze gutya tubanze tunashimire Rayon Sport kwanza tunayishimire yaramforushije departement yabo ya media kugira aho banatekereza wenda n'ikiganiro isango cyabo cyo kwisango yewe n'umuvugizi wabo isango yabo simbizi kuki mwebwe mutavuga muti reka twebwe nk'ayi Kigali aho kujya gushaka Leonidas mutangazaji wo kwisibo ngo atuvuge neza turamforosa ahubwo departement yacu ya media ahubwo iyo departement aba ari ijya mwishaka idusingiza ijya gukora ibyerekeye mediatize yacu reka mbyite ubuvanye n'amahanga ijya ubuvanye n'amahanga PR ibajye kuganiriza ahubwo abo banyamakuru cyangwa se bareme inkuru zikurura abo banyamakuru njye navuga ko nk'iwacu iyo departement irahari kandi ikora akazi kayo neza ariko harya nendo yirimo ntayo irahari icumbagira yose icumbagira ari igihe yahinze rwose ubona ko abayirimo igihe ikipe yari ifite agafaranga abantu bose ifite bababarawo abantu basingiza ariko ubu igihe yagiriye mu bibazo buri wese yarahunze asigara ufotora gusa urumva ubu bavuze ngo AS Kigali yakiriye nka miliyoni 600 hari igihe Joseph ukivamo hari igihe abantu bayirwaniye gukora social media ari nk'abantu 10 kandi abanyamakuru ibonye miliyoni 600 yabona yahishe imineke wabaza biruka ubu murashaka kuvuga ko se dukennye ku ntago mukene ariko abantu bose barabahunze kuko ntacyo barira cyangwa se mufite ubushake buke bwo kubagurura kubera ko ntacyo muza kuvuga murataka iki ahubwo ikibazo naho kiri ni ukuvuga ngo icyo turi gukanda n'ubundi nicyo mugarutseho nyine icyo dushaka nyine ejo nimuyabona bazabayoboka kandi muzabaho icyuho ni ukuvuga ngo ni nka bya bindi by'umukecuru uhishije aha nibyo nashatse kuvuga atabura baza gufata kuri iryo funguro ariko reka mbabwire ikintu kimwe uziko n'abazaga muri assemblée générale zanyu bakicara bakanatora cyangwa bagatanga ibitekerezo ubu bahunze bagiye mu yindi kipe ibyo byo simbizi nyine bagiye muri APR bamwe nyine reka tubivuge babaga muri AS Kigali bagiye muri barayobotse muri AS Kigali tugira umunyamakuru umwe gusa ndetse n'abandi bagiyemo abandi si wowe nabahurira n'abikisha sawo mugira uwe munyamakuru abahurira n'ikisha amazina bayavuze umunyamakuru wanyu ninde Kalise ni umunyamuryango Ngabo ni umunyamakuru Kalise ni umunyamuryango Ngabo ashinzwe ubuvugizi bwa Rayon Sport ni umunyamakuru nyine ashinzwe departement ya media wanyu ninde umunyamakuru ntabwo ari cyo ashinzwe navuga ko hari umunyamakuru w'umunyamuryango uba muri AS Kigali nk'umunyamuryango ariko ntabwo ashinzwe gutangaza oya ntabwo biba byapfuye mwemerewe kuba abanyamuryango ariko biremewe ikibazo nuko byaza ko wajya ukabijyana kuri icyo navuze nababwiye ngo ukajya ikibazo kiba iyo ufashe uhejeje inguni mu makuru utanga ukabogama ukagenda noneho si no kubogama gusa ugacurama ukagira ngo ujye hari abantu najyaga ndeba kera basimbuka kuri za trampoline n'ubu barasimbuka mu mapisine ugasanga umuntu aracuramye ukagira ngo aragira n'ubu barahari abanyamakuru umuntu agera kuri mikoro ukibaza ariko uyu muntu ibi bintu avuga arabizi
nk'ubu gihe hari abanyamakuru usibye ko tumaze gukura migambi nubwo yavuga ngo murumuna wanjye nta murumuna w'umusaza tumaze gukura turi imiri bihagije hari umunyamakuru ujya kuri mikoro akakuvuga nk'umuntu ukuzi neza atakuza ataranakubona atazi naho utaha atazi naho wasanze perezida wa Ferwafa witwa Bega aramubwira ati ari kumwe n'umushuti we aramubwira ati Bega uramuzi atabega n'umusaza gabo wishe umupira aravuga ibintu byose ya nakagabo nakagabo k'igikara yakije umupira ati kandi bahagaranye uramuzi neza ati Bega se ko si uyu nguyu ubwo yari umewe noneho mbabwire n'iki nk'ubu hari umuntu nzi w'umunyamakuru nawe w'umu-agent agize atya araje kera ni umu-agent se w'ibyangombwa cyangwa ni umu-agent niko babita ariko ndavuga ni igisambo ni komisiyoneri ubwo ni igisambo ibyangombwa by'abanyarwanda benshi bakoresha ntabwo bifite tugiye araje atugurishije umukinnyi turamuguze arakomeza arakina nta kibazo kiri ndamwibutse ejo bundi ngiye kumva numva arimo aromongana kuri radiyo ati burya ati Joseph ati ahubwo tutamuhaye amafaranga ngewe Joseph mpabwa amafaranga nande n'umukinnyi se na agenti nande genda umuyobozi nijye utanga amafaranga singiye kugura umukinnyi kugira amafaranga bayansubize akabivuga kandi ubwo na bagenzi be bicaranye ukumva barimo baracekamo akantu abayobozi se n'urutabana nibyo yiberamo sinjya urosati ibi kandi kubera iki yenda mwahuriye ahantu fagitire yarayizanye yigutuye hejuru nabo yasengereye utanazi uruhanze kuyishyura uramubwira uti ibyo nta gahunda twari dufitanye nabyo kikaba ikibazo ugasanga hari ibintu ubona nyine byica umwuga w'itangazamakuru bikanagira impakiti ikomeye cyane ku makipe ariko nyine niba twavuze ngo abantu babiganire kandi babiganire neza numva ibyo ari byo byose nzi neza ko iki kiganiro abanyamakuru bose baraza kugisubiramo ubu barahuze bari mu bindi ariko baraza kucyumva nabo bari mu byabo Leonida ntekereza ko inzu umunyamakuru ukodesha izo fagitire ibyo biryo byawe si umutwaro w'umuyobozi w'ikipe ukora se nawe urahembwa ni umutwaro w'umuyobozi w'igitangazamakuru kuba ufite umukinnyi ikipe ntimwemere ntabwo bivuze ko ikipe uzajya kuyivuga nabi yavuze arabakora nawe ugasanga ariko butoyi abe hafi mu biringanizo bikurikirana reka twamamaze twamamaze tumike ubundi tugaruke noneho no ku bandi twavuze tuza kuganira nabo